uyu ni Kimenyi Yves uvunikiye ku mukino wa karere wa ekipe ya Musanze yahuzaga na AS Kigali akaba avunitse ku buryo bukomeye cyane na Remy Karita Peter wa Musanze FC itukura bakaba bagomanye ku buryo twavuga ngo butunguranye kandi bwari twavuga bwari tekinike atari uburyo bwari bwambiriwe ni nyuma y'iminota hafi 17 y'igice cya mbere gitangiye ni umukino wa 9 wa shampiyona wahuzaga ekipe ya Musanze FC ndetse na AS Kigali. Kimenyi Yves akaba avunitse bigaragara cyane ikufa bivuga ko rishobora kuba ryanaturitse ambulance ikaba yinjiye mu kibuga nkuko muri kubibona hano. Yes, ngiyo ambulance itwaye Kimenyi Yves ku bitaro. Akaba yavunitse igufa ry'umurundi ko yasohotse yazamuye amaguru yombi urebye wavuga ngo yababaye cyane ntabwo yabaye yimenyeshe. Kimenyi Yves wabaye cyane kuri uyu mukino ngiyo ambulance ntirasohoka mu kibuga ariko iyo umuzamu wa kabiri wa AS Kigali akaba agiye kwinjira mu kibuga aho agiye gusimbura Kimenyi Yves utwawe ku bitaro. Iyi ni ambulance muri kubona itwaye Kimenyi Yves. Iyo ambulance irasohotse Kimenyi Yves agiye ajyanwa mu bitaro akaba aherekejwe n'akandi kamodoka gatoya kaba muri AS Kigali ndetse mbese wavanga ibibaye kuri stade ubworoherane byo ntiwamenya ngo bisobanutse gute. Niyo Gracian niwe winjiye mu kibuga akaba agiye gusimbura Kimenyi Yves. Kimenyi Yves ubonetse ku munota wa 17 mu gice cya mbere cya shampiyona ku munsi wa 9. Ahangaha mu by'ukuri wava ngo Peter Dagleba yabonye ikarita ariko ntabwo bari bigeze basifura ikosa nubwo bamuhaye ikarita itavuzweho rumwe dore ko byajemo no gushambirana kw'abayobozi. Umunyezamu wa AS Kigali utari winjira mu kibuga kiri ku murongo bitegerejwe kugira ngo yakirwe. Ese amanota 3 uyu munsi wa none ekipe ya Musanze iraza gatana nkuko imaze iminsi iri kwitwara neza dore ko ari ku mwanya wa mbere wa shampiyona cyangwa se iraza gutakaza dore ko uyu munsi wa none itsinze yakomeza ikayimukira ku mwanya w'icyubahiro ari wo mwanya wa mbere. Nyuma y'iminota 12 Kimenyi Yves avunitse Gaspard Gracier niyo mpro yinjiye mu kibuga akaba agiye gusimbura Kimenyi Yves. Wavuga ngo aruze accident itunguranye n'imvumbi ku bakunzi ba AS Kigali, inguni mbi ku bakunzi b'umupira wa ruhago nta kundi.